Rosary. Kazi tayari nakoze kwa minisita hano bagingo bafite akazu kamwe njya kudasiza irange nagace nibo bananiye kokorope saya bakuramo bagingo tuzi shaka bana bo kwa minisita tuzi Uskunganze yewe nabaye vuba muzi uranganze neza akuze byanjye ntabwo njya nikanga ariko no bosi we none se uburi gukoropa uri mura ry'umuziki bosi noneho nawe n'ikibazo ku buryo mpagarara aha ngaha ntumenye n'igihe nasi kimara kugenda burya wa muhungu wazanye imigati yeza nyose ishiriye nawe ntabwo imigati ishiriye yose ngiye kuyirya n'ubundi ni hahandi kuko ntabwo nari gufata umuntu nkawe w'umukire ngo muhe imigati ishiriye bose nahise nyijya yose ntabwo nyine none iby'imigati se n'indi nari ndi ukubwira ibibazo nawe uvuga ko uriya mu kazi kanjye ngewe mba ndi guhura n'ibibazo kandi urabizi ko wahuye n'ikibazo kubera ko wari umugati yazanye imigati ishiriye yazanye imigati itatu yose ishiriye ndayireba na bose ntabwo imigati ishiriye ntabwo abakire nawe imigati ishiriye yose ndayirya nta kundi iyo uyimusubiza akayisubiza yose bose ngewe mba niba ubwira imbogamizi nkabona nturi kuzumva reka iby'ibiryo bayavu reka iby'ibiryo ahubwo se kurya gukoropa guteka niko kazi uko bizinga kuguha akazi amabwiriza naguhaye n'akazi ko gukora ibyo nibyo nagutumye gukora kandi gomaye ngiye ngakora neza erega ngiye buramfite certificate mu bintu nkabiri kutampereza amakuru boss rabi cyawe gize ubwoba buriza ibihugu nagenekera ngewe ngi nabaye mane ku ibihugu bikomeye East Africa narayirenze ndagenda mu kumugabane za Sierra Leone hari hose nge none ama certificate mfite ubundi nuko nasize mu rugo boss buri munsi nakweretse ama certificate nge nagiye mbona uziko nahawe mapeti bikagera bakavuga uti bayavu rwose subira mu gihugu kiwanyu uje kurya twakoreye ugende wirira yo wakoreye abararahagije ngaho noneho ngewe bura muri Amerika urabamfata nk'intwari urangenda komera muri Amerika ndi umuntu urenze buri kubera ibikorwa nagiye nkorayo cyane ari intwari cyata gabanya kwikina bayavuga abanyakwikina ubanze araho binyagiye mba ndi kuvuga ibintu byanjye nk'umuntu nyine wagiye utwikana reba muri Kigali burabaranze ngesha bagiye ibintu byo kuneka uzi ukivana uzi ukigenda byagenze bite ntago bizi ibyo nibyo nyine nashakaga kumbwira byagenze bite mabuja isa ajya mu nzara ikingirana kuva wagenda ntago mabuja arasohoka ndakubwiye ngo yari ikingiranye ntazo none ngewe n'akazi kanjye ndewe ikingiranye mabuja nagiye noneho ngewe Hanifa ari ikingiranye ewe kuva wagenda ntarasohoka mbwira neza ngewe nagiye ndicara ndurira no nabanje ndurira ku ikosta ndumviriza nunga y'ugutwi kira y'ugutwi ngo ndumve nkajya ngushyirayo numve ko ari amagambo avuga cyangwa hari ikigabo bari gusohoka bari kuvuga hari mu numva umuyaga wonyine uri muca mu matwi
numva umuyaga urimo uraza mu matwi nyine sinumva amagambo. Ndangije ndagenda nicara ku rugi. Arimo arakoropa numva amenyeho amazi ngira ngo ni amagambo aje yirukanka nk'umuvumba w'amazi. No ndagumye ni boss naragumye nicara none ndagumye nicaraho ndumva ariko nyine amenaho amazi akundisha boss. Ndangije ndavuga ati wabona nyine bura hari mu kigabo. Ndavuga ati reka nanjye mitanya ngura ikayi ndandika amazina kugira ngo nasohoka nze kuza kuvivura. Nahereye kuri Kalisa. Mera kuri Kalisa ngo numve ko nyine kujyana nyine ndabanze nandika amazina kugira ngo nasohoka nze binyorohere kumufata. Mpita mubaza ngo witwa nde? Ahita mbwira ngo nitwa Kalisa. Mpita mvivura kuri Kalisa. Ubwo no boss nta muntu wigeze wigisohoka numva nta muntu usohoka n'ubu ako nubaracyikingiranye nyine nta mugabo yararimo. None uwo muntu nyine uwo muntu wumvaga bavugana yavugaga guteye wumvaga ari nk'umugabo cyangwa umugore? Ese ko numvaga yivugisha afite urujwi runini avuga ngo papa ngo uzansura ryari. Ariko boss nyine mbwira komeza. Yewe naritegereje neza nkurikije ubuhanga mfite na certificate mfite. Hariyo nakuye muri Somalia nkakura muri Sierra Leone nkageza Egypt. Yena narebye nsanga umugore wawe ushobora kuba ari indaya. Ngo nguki cyangwa atari ko gicucu woje imenya hano garukira. Umudamu wanjye ni indaya. Wabibonye ute? Ashobora ku atariyo cyangwa ariyo. None se ubumbwiye mumfata iki? Ashobora kuba ari indaya cyangwa atariyo? Ubwo se uzumbwiye impamvu? Njyewe ndakoze ubushakashatsi ndacukumbura nansoma ibitabo. Urumva njyewe nasomye n'igitabo cya Otovoni Gotse yanditseho ukuntu abagore bajya barasana iyo bari indaya iyo batari indaya. None umugore ukuntu bacecetse ziba. Ariko boss uzi n'ikindi, uzi ko ukimara kugenda akikingirana uzi ko atarongera no kuvuga. Ntarongera kuvuga. Yararakaye. Wabaye kigenda arankumbise kuva icyo gihe. Ubwo yagukubitiye amakuvuga. None ubu ntarasohoka mu nzu kuba nagenda. Yari ikingiranye. Wabonye yarakaye cyane. Ahubwo ushatse wambwa nkagutiza kuri za kata zanjye kugira ngo ataza kukwicana. Ukuntu yarakaye. Seriba yararakaje hata. Cyangwa umuhamagarize muri arikada bakutiza imburu. Kurupase. Ikoze ubundi uriya asibozi ko nde bose rero ibyo biranca neza nimba afite ikibazo cyo kutirongora umugore neza cyangwa kwanyetse buraga ese mugore akazwa n'ubu habona kitamenyetse we neza ikibazo cyo kwinyesa buri mugore kazabura kuraka yawe. Baby. Okay, no way. Yeah, baby. Hey. Amakuru se. Kumwe utameze neza se. No, meze neza. Ikintu urimo urampisha. Oya ntacyo. Ntacyo wabwinjira mu nzu. Nari nzi ko uri bugusobanurire amasaha nyine nabonye afashe ndavuga nta kundi ndaza kugusobanurira wenda uraza kunyumva sibyo. Ariko ikira kibazo cyo cy'icyaha ni muntu
byo nabyibukaga pe sibyo noneho ikintu nasanze ni gitari yari yarayitije biba ngombwa ko ajya kuyitirura ndavuga ati n'ubundi ndazanyizanye n'undi n'amasaha yamfashe ntabwo nazanye CD sibyo ariko ndabyibuka ko dufitanye urugendo sibyo gerageza undekure ndetse kandi sawa nakundi usinabirinde nakundi basi nakakurusha nabagushutse twa dutangiye kuganira hakiri kare kuko ntabwo mbyumva rwose ntazi inzira naciyeho ntabwirwa n'iki basi reka basi bebe ntabwo nakwiho telefone n'ukuri basi shyiramo reka tuyishyiremo umuriro sibyo tumuhamagare wumve ko oya ntabwo ari ngombwa basi mbaburira bimbe ikosa ryawe ko ntazongera nta kibazo sibyo nta kibazo basi ko wishimye ndishimye bebe nta urambeshye oya ndishimye nta kibazo ndishimye sure yeah yego okay dupanga umunsi gute oya gahunda dufitanye bayizi nta kiri buhinduke basi se wari umaze kwita ni iminota ingahe sure uzi ko ntatinda ngewe nizere ko banakuriye ishati irahari naraye nanabikoza vuba sure babe ariko nyine wihangana bise nkaho nta byabaye basi se bayavuge yari yatetse fresh ntabwo ntabwo yagize yongera kugaruka muri iyi nzu ko numvaga ntashaka kumubona mu maso yanjye gusa nyine ihangane pe ubyumve ihangane anyway tangobere nawe kumva babe ntabwo usanye babe ndumva rero nubwo ari ngombwa tuze kurya ibiryo byabaye muto ubuze ubu yatetse sindamubona ngo ndumva ibindi sibyo twaza gufatira ifunguro rya saa sita kuri beach nta kibazo babe ariko tuzamara iminsi mikeya icyumweru icyumweru cyose ariko nta kibazo icyumweru se ariko njye numvaga banza umbwire nakora ugiye kumva oya nimvuze ese tuzasigara n'abana icyumweru cyaba ari cyinshi ufite ikibazo cyo usigara hano muri rugo nahise ni kwamukura bebe kandi usigaye dufite umuntu ni ukuri bayavuge bayavuge urusura yasigara ku rubuga azasanga ari muzima imana yanjye bayavuge ese ubona atari umuntu bayavuge nzamusigara mu gikoni Jesus ntabwo nasiga mfunguye ahangaha twazasanga iki se umva bayavuge ni umuntu nubwo agira utugambo twinshi ariko ureba ko ni umuntu uri macuwa ni mukuru burasa ugira ngo ntari mu kigero cy'imyaka igeze 20 yabasha kwinanagira tudahari shuwa kubera oya icyo koza tuzamara nk'iminsi 3 nta 3 ko bayavuguriye sinzi ko ndabona na pro cyangwa tuzamara ukwezi yego oya 3 ya reba ndumva nta gisigaye rero twakitegura tukagenda njye amaze ko wowe usubwira uriho joze iyo wari bebe ndarigaruye bebe mbabura ntongera kugarura ibintu byari ahantu sibyo nyine ndambwira utongera kurakara gusa urumva nabyutse mu gitondo banshyuhiriza amazi byatakaraba n'ubundi ngenda ninjiye muri gahunda yanjye harimo nisetinzemo konje nkakubwira ahubwo ukamera nkaho wowe urimo urangiza tukajya kwambara ngo tugenze ejo yes
nzane na ya mashini yanjye mbe ndebaho mu gihe uri muri tegura ngiye Okay, nabirenze ndayizana. okay usiye telefone ko yasanga irimo iraka namubeshye ngo yazimye Imana ikunda abagabo koko kamamagare wa mutepe mubwire bimbayeho mukuri abakobwa ko mbona bazansenyera ariko Missouri. bayavuge bayavu tebuka baba ako se nari ndi koza wese ndi koza amasahani birahanaguye birahanaguye Nihorere. si bebe nta basket kugira ese tuzateka ifiriti atari- itari bose noneho do abo yavuga iki saje gikora ku ifiriti Baranzaniye ko. ceceka mbanze nkubwire ibintu bitumye nkwamagana reka gusakurisha intege byombi ah bose kano kantu ko Cyangwa wanze- aka ko kananiye nzamenya ugakoresha ubu azabikwigisha maboja wabyumvise ko uzanyigisha ntute banza ugende wibuke ibyo bintu ugaruka hano ntute ariko sha mwambaye neza Ihute. uyu munsi ahantu musohokeye tebuka kandi bayavu ubu rero hari ahantu tugiye sibyo tugiye mu kwa buki ukwabuki kwa buki urakuzi se cyo bita honeymoon urabizi nawe honeymoon ntago ari umuntu honeymoon ni iminsi abantu bajyamo bamaze iminsi bashakanye yo kujya kuruhuka mugiye kuruhuka na maboja noneho ziba se banze wumva ugiye gusigara hano wenyine sibyo njye nyine aho urabona uzamanaginga hano mu rugo njye ubu ukabishobora njye buriya uzasanga nagiye nta kintu cyangiritse nabaye manager ahantu hakomeye cyane Ndamubwira aho bayo. byananiye Mbawubwire. maboja wigiye icyo zugo Mbawubwire. nzahasigara Uko nsiza. Ako nzabisanga. tugiye se kugusigira sinajya makubura ni we mwana Ntabwo dufite nzi hano ibyo kuhakubura. Ibyo kugenda ngo wazanye abakozi bose mbona musigaye mukururana ntabwo mbishaka. oya maboja oya ntabwo njye ibyo ngibyo ndabikora Ntabwo njye kuzana ntabwo bose. njye ntabwo ngendana n'abakozi erega ngenda mbarusha intera njyewe uzi ko njye mbarusha intera ntabwo nagendana nabo. hano se itatangira kumenyana n'abakozi Najyaga numva bari gusakuza bari hanze nibereye mu nzu. sure ko mwambaye neza Ntabwo bikureba abayobozi. bayavu tugiye kugusigira imfunguzo z'inzu yose sibyo no mu cyumba cyawe tutazasa inzu yose si iyo bamuvuze inzu ukuntu cyumva nabi mbese
rero uravuga none umugiye kwa boss ubundi akandakaza kubera ibibazo byo mu ubwo uransigira ipeti noneho nta kibazo ugihereza wihaye ushaka afanye njye ninjye uzayobora urugo none ubu none ngiye sigara ngiye uyobora urugo uzayobora urugo ndi mpari oya wowe kubera wagiye ugiye kuyobora urugo kuko ugiye kwisiga nese ubundi urabuyoboye wiyobora ndabandi assistant general nta kibazo cyangwa ube generale none amukanya nahari ariko sinzasange umutekano kandi uzaba ari wose nk'ababosi nk'abambe nk'abagenera njye magarara mu gisika cyangwa nzasange uraryamiye mu buriri ngo wabaye bose hano kandi nibyo niko bimeze yaryamamo dutwara imfunguzo wowe bosi aho rero ibyo bintu mwamuzanye ntabwo ari wabivuge nawe ibyo bintu byo gutwara wari umuntu mukuru se bivuze ko asigarana n'icyumba cyanjye impamvu ushobora kuryama oya ngenzi arusigaraho neza nzarusigaraho neza bebe impamvu nari mvuze gutyo izi impamvu twazisiga zose buriya ntawamenya mu gihe umuntu yibereye muri mu guserebura cyangwa igihe umuntu ashobora kujugunya imfunguzo ugasanga twishe sibyo sibyo ariko ubuvuge nawe ni umuntu ese ntazi ko wagira ngo ntagishoboye umusigira oya ntabwo ari ukuvuga ngo naramubyaye yicara se gusigira bayavuga bayavuge rero uru ni urwaho urundi rwo ruri ku meza sibyo mba nkwizeye nk'umuntu mukuru umutekano ugomba kuba uri wose fande general ako bosi nta kizere ngo mfitiyeho njyewe nayoboye arcade imyaka iyo nibyo kandi iyo nibyo ndumva nta kintu tayari ngiye kururinda kabisa nta kibazo mfite ngomba kuba zamu nkaba umutetsi nkaba n'umucunzi nguru bisanzwe ibintu byose ugomba nzasanga biri ku murongo tuzamara iminsi sindiyo yonyine tuzamara iminsi itatu ibyo mbwiraga ntibyarangiye kandi ndumva ari ibyo ndumva nta kintu mwese nzaneze kazi mwese kakazi nzayanshigara neka ndeko navuga nako nzatsigara waravuze nzatsigara neka ibiryo gute kandi ibyo nibyo yaruvuze ibyo yaruvuze nanemvuze ngo ndi nteka umuceri cyangwa akawunga kuko akumwe mudahari kandi muri umva rero sibyo aya ni amafaranga nzajya amazi uretse se aya ni amakawunti sibyo uretse ubwire kondisiyo z'aya mafaranga sibyo aya ni amakawunti narushye amapawundi 50 urimo urabibona neza pawundi 50 sibyo uragenda umbwirire muri uriye kura kuri banke kuri koje banke yego umumbwirire akuvunjire namara kukuvunjira fata se namara kukuvunjira ayanda yasigarane yego aguherezeho ibihumbi 10 gusa sibyo 10 ibyo uzakoresha ese na andi nyamusigire cyangwa andi uyamusigire wanyumvishe neza ntabwo nshaka ngo bagoye ibihumbi 10 ibindi byose 10 byose ninjye uzabirya njye nyine ariko ibyo bihumbi 10 muri iyo minsi 3 uzacungane nabyo njye nzaba nagarutse sibyo uzasanga atarashida kandi umva nta kintu kandi usigare kuko neza boss hari iki kandi hari ikintu nari nibagiye kubabwira nambaye neza do kimwe kubita mu ipoto ndabihuha kimwe ibitego birangana sibyo boss ikigore cyiza abasha nzamugutwara boss nzenza haramutwara nureba nabi
icyumba cyawe kingura inzugi za bosi noneho urebye icyo ukora ntabwo uzi niyo mpamvu yewe bita amagara icyana pe ubona uburere nka bumurusha zikaba kiri baho neza ndahatwika tu handa oho dirimbigiyemo abanza none hari Burayi mba ko nigenda je baba we dore na gitari ya boss sina ndaje umva nahatwikaga haje hashye sha bayavuge musore wo mu cyaro bayavuga musore wo mu cyaro natuye mu bayavuge musore wo mu cyaro yewe mbakosha ha boss ajya gacurangira mabuja ngiye gucurangira wanyaza mitima magara cya Vanessa iminsi 3 yose kize sha tubikore neza cyane Vanessa icyo ni byiza bebe wanjye ntabwo ndi kukumva neza reka nze nkire handi havuga cyane Sheri umeze ute sweetie meze neza turaburanye none se ubu ngubu nako ngushaka none aha ngaha ngo uhituza ahantu ese nigeze nkubwira ko nimutse sigaye mba kwa minister ariko nsigaye nyine nkodesha ibyumba byaho ntago nyine makora ndashaka kuza noneho nyine ukaza tukenjoyinga aka kanya ubu tuvugana ushatse wahituza hani wakihanganya ukaza koko uzi ko nakuguriye inkoko nkaba nakuguriye inkoko nkugurira n'inzoga nkugurira na fanta kugira ngo nyine uze twenjoyinge turyoshye tuhatwike ngo ntaguza asuguzaze ejo nawe urashaka kunyicira umunsi umva ngewe ahantu nsigaye maba nge nyine nako nsigaye nkodesha inzu nziza cyane nagira ngo uze dutwike ubusizi inkoko naguze koko ngiye kuzirya njyenyine nanjye kwigurira inzoga ngo aranyicira umunsi nanjye kugura inzoga nzinywe nzahita nanagutera indobo ngenza nagukatira nabonye ukaziyo aragira ngo bazaze ejo ba boss nabo ntabwo nzi oya ntabwo ngiye binabyihanganira abanyiciye umunsi rwose nubundi nta myaka ijana nta gikwe reka noneho mite nihamagarira noneho nanjye inini senze iki gikobwa ngiye kinyiryo yo bro wabagaye umva se takaramani mite gukaraga kakanu nakwemereye Cece bani sanzuye mani yewe shanago wizi mani kereka ndi cyamamare umva takara we twikaraga ewa numva utuntu two kunywa noneho hejuru ya takara abashaka kuba ngo nasinze ngewe nasinda ntese ngewe nasinze
nyirabasare wo kuri base yahetse umwana